Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itora indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ndi Kigali ndabigarika, wanditswe na Niyonteze Fiacre, unonosorwa n'itorero indamutsa. Harya ngo umwami tuzamutegerereza mu murwa. None se ko benshi twishora muri uyu murwa imbokoboko, bamwe tukaza tuje kurera amaboko dushaka kurya ku mitsima abandi bakobokeye kandi bene iyo mitsima nabo bayitsimbarayeho. Cyane cyane twebwe rubyiruko. Koko pe tuzatungwa n'uburaya, ubujura, ubutubuzi n'ubupfubuzi Kigali tuyibemo tuyibashe. Nuko dutegerereje umwami mu murwa se, dukurikira umukino. Ndabasabye ngo mutuze. Mbere yuko nyobora iyi ndirimbo imihigo yacu tuzaririmba muri konseri, ngaho rero nimureke mbasangiza inkomoko y'izina ryanjye Rucana Nkubiri. Nkuko mwabinsabye. Dore ko no muri iyi ndirimbo ndirimbwamo. Dusobanurire rwose. Bose wayihimbiwe. Oya, ntabwo ari njyewe. Sinjye wayihimbiwe, byarahuriranye rwose. Data umbyara Semavenge buriya mvuka yanyiseka amasa. Nyuma mama yaje kwitaba Imana, njyanwa kurerwa kwa sogokuru nkiri muto. Naje gukurira kwa sogokuru, abonye amashaganga ndimo nkurana nyita Rucana Nkubiri. Murabyumva? Ubwo rero nakuze naryo bampamagara. Birangira ari naryo nandikishije ku ishuri no mu byangombwa byose. Rucana Nkubiri pe. Nakubereye rwose. Ahubwo ufite amashaganga. Aha. Ngaho rero ni muceceke dutangire. Dusubiremo iyi ndirimbo kugira ngo mu gitaramo turimo gutegura tuzahacana umucyo. Murabyumva neza? Ni wowe rwose. Abafana bacu bose barayikunda. Mbe Rucana Nkubiri twagiye. Rucana Nkubiri wa muhemu. Cyangwa ngaho senye. Nukigira marayika kazuri Satani. Ariko se bera ubaye iki? Ufashwe n'ibiki? Sasa ni koko. Bera. No se ugiye kubivuga. Ntabivuga. Nane ko wanyihakanye muri iki? Reka mbivugire rwagatanu ubundi ndiragaragara ntiwakira inzu ngo uyishe umwana. Somoka Imana. Asanira gatangiye kudidima. Rasta muri mwese mwe. Nimunyumve. Rucana Nkubiri mureba ni ikigusha muri korari, ni ikirura kibi cyane. Amusare koko Rucana Nkubiri yaramuhimo twitse da. Yunguruye amarembo. Umva rero utihutse imirimo koko. Aramubeshyera wowe. Ariko mwagiye mukizwa koko. Bera, kuko niwe waguteye inda. Nimutuze twumvikane. Ko museka se murumva bisekeje cyangwa birababaje. Data Bera tubwire. Ndumuye gusa mbega korari nyoboye we. Posti. Ngereka mbivuge n'ubundi mwirwa muryanira inzara ngo ndatwira. Ngaho bivuge rwose. Ngo ndimo kubasebereza korari kandi nyirabayazana Rucana yigaramiye. Abaturabye imbere arimo arabeswa ngo muririmbe ngo arabaririmbe. Rucana yanteye inda. Ariko ntashaka kubyemera. Yaranyihakanye neza aratsemba kandi niwe musore umwe kumva inzi. Ntabwo nakwihanganira Rucana. Kuratinyutse urabivuga yanayikeye umutwe nisanga naguye mu mitego ye. Hano turirimbana n'ibisore n'ibigabo by'ibisambanyi by'ibisinzi. Mwebihindura urwenya birababaje. Nimureba ko yirutse nuko azi ibyo yakoze nyine.
basi umbabarire ntunyumvire usungira inama. urarize yo disi horere babarira mugenzi kukwibutsa ko iyi nzu nziza n'imodoka utunze wabikuye mu burayi sinagambiriye kugukomeretsa kandi rwose simbeshye reba nk'iyi sari ihenze uherutse kugura umwana ntabwo ari wondijije mba nibutse byinshi korere bera muri iyi minsi amereye n'abambaza hose aba kandi nabuze aho nahera ni nacyo nyine naguhamagariye hari ibyo nshaka kukubwira maze ungire inama rwose ariko rero byagorana kugira ngo bera yemere ko se yapfuye ukimutwite kuko nanjye ubimbwira hari ukuntu numvise bidasobanutse yamaze kuba mukuru aranzonga pe ahora nsaba amafoto ya se kandi ntadohoka none harutse kumbwira ngo basi nzamubwire hose yakomokaga ngo azashaka abantu bagira icyo bapfana bamenyane nyine mubwira ukuri nako nanjye banze umbwiza ukuri mase ese wa bera aracyariho none wabeshye bera ko yapfuye ntacyo mfite cyo kumubwira Angela maze usibye n'ifoto n'isura yiyongirwa se nanjye ubwanjye ntayo nzi cyokora nzi izina rye gusa nzi ko yitwaga Semavenge ikindi nibuka nuko yari afite ugutwi kumwe ukundi kuri umusoko kwari kwaracitse uti reka nzimye ni televiziyo umbwire neza n'umuri ntawe uyitayeho ngaho mbwira neza yizimye rwose niyo filime irabishye rero nagutumijeho ngo nkubwire inkuru yanjye ntacyo ngukinga aho mbwira wenda wangira inama yaho nahera mbwira beri banga mbitse imyaka n'imyaniko ngaho mbwira sheri mbwira ngo uteze yombi inshuti yanjye mbwira rwose uruhuke kandi ndakugira inama shanje karame umugabo wanteye inda ya bera niba yarapfuye niba akiriho nanjye simbizi icyo nibuka nuko yari umushumba yo kabuna umuheto ukora amase ihangana ngo umushumba w'itorero se abashumba bo muri iyi minsi nabo rwose bibavugwaho oya yewe umushumba w'inkasha yananukaga amase n'amasogororo yo kabaye masogororo ngo umushumba w'inka ubu bera yabyawe n'umushumba w'inka habaye iki se byihoreresha nyine mbere yuko njya mu buraya ku myaka yanjye 20 nari mfite ifaranga nakoraga forodi navuye mu ishuri nyoboka ubuforoderi bibanza kumpira ndashyekerwa rero ngirenya umunsi umwe ngigoma mpacora amasaha n'imikufi bihenze ko hano umuforoderi wa hatari wajyaga n'igoma nahoze ndi karashika icyo gihe kugira ngo ntware iyo forode nyigeze i Kigali ntawe urabutswe nafashe umushipiri nzirika ku masaha n'imikufi maze ndangije mbyizirikaho umubiri wose mu nda ku maboko no ku maguru ubundi ndenzaho ibyenda binini bindekuye bimwe by'abasiramukazi nditandira hose nabikuye igoma nambuka Rubavu ndenga Musanze mu mahoro ariko ngeze hariya zashyoroge mu masaha n'ijoro nsanga imodoka y'abafata forode yitambitse bari mu gusaka kandi bari abantu baba bazi gusaka barasaka no mu nda bakagusaka rwose nanjye nkibabona nagize ubwoba kuko baratunguranye kandi bari bafite n'ibyuma bisaka umva imodoka barayihagaritse baradusohora yesu mu gihe batubwiye ngo dusohoke babanze basaka imodoka njye nahise n'inyuma ndanyoroba ndiruka bagiye kubona babona ndimo gukushumuka ndenge pfo mu mwijima bahise banyirukaho ayiwe mbega filime iteye ubwoba umva naravudutse ngana mu kabande ngeze pfo mbona ikiraro cy'inka mu gashyamba nahise nkinjiramo nagisanzemo umushumba niko kumubwira ko mfite forode kandi abashinzwe kuzifata barimo kuntibikaho namusabye ko ampisha ubundi nkiyambura boro zanjye akamfasha kuzitsimba neza yarabyemeye se wahora niki ngitangira kwiyambura muri uwo mwijima yahise ansimbukira aranyataka atangira kunsambanya mbega umuhemu birumvikana ntiwagombaga no gutabaza cyangwa ngo wiruke nyine naratuje nzi ngo wenda narangiza gukora ibyo akora ari bumfashe nsimbe boro zanjye arangiza ibyo arangizamo yahise asohoka aramururiza amanyirukagaho bacaracaraga hafi aho bahise baza baramfata ihorere sheri ihangane mbega kubonabona ubwo nyine bahise bantwarana n'ibyanjye byose bajya no kumfunga umva ngo kuko nisanze ntwite inda y'icyo kivu na muheto cy'igishumba ngo ni Semavenge ihangane inda nayitwaye ntayishaka ariko kubera ko nabanje gufungwaho muri gereza nabuze uko nyikuramo ariko rwose narabishakaga nubwo nawe wari mu makosa ariko cyaraguhemukiye rwose
bera no kuba naramubyaye nkamukunda akwiye kubishimira imana. Inda ye nayitwise numva ari igikomere ntwise kuko iyo Frode nambuwe niyo yari kumpindurira ubuzima. Nari nayishoyemo yanjye yose. birumvikana wahombye byose kandi uranafunga. Umva mfunguwe sinigeze njya gushaka icyo kintagazi sinzanagishaka kuko nkibonye nahita nkica. Mbega warababaye pe. Narababaye cyane. Rero reka nkugire inama aho bigeze reka uburayi ureba kari muhanga ukore. Ikindi shaka umugabo wumva cyangwa cy'umugabo umwe nubwo ukuze nturarengerana. Naho bera we mundekere naza kuruhuka nzamuganiriza kandi azabyumva. Cyokore namungire niyo pe. Nanjye ibyo gushaka amazi iminsi mbitekereza. Nshaka nibura umuntu wansubiza mu buryohe tukishimana muri iyi mitungo nakuye mu buribwe. Mu buraya nahuriyemo n'ibinkomeretsa byinshi. Nta byiza rega bibamo. Iyi si maze kumbihira pe. Rucana rwose nahorana udutinda. Wiseka shafisi. Iyo ndirimbo niyo mwari murimo gusubiramo. Ariko indirimbo bakuririmbamo sha. Ariko ikaba nziza koko. Niyo sha. Izanarimbwa muri concert ari kuzateramo igipimo. Reka. Cyakorora koze ko mu buhungiro. Reka mpe nishi wawe. Sinshaka ko bera amenya homba. Wowe tuza urabona nawe urakuguhisha koko ukakandura umujama wanjye. Ndabizi wowe twariganye kandi twari inshuti. Ariko buri hari n'ikindi kintu utazi uzi ukuntu nkunda inkuru zawe. Umva akora mu bantu bose twamenyanye uri umunyamabara pe urucana mubiri koko. Umva fi ubu ndasebye pe beka kupera randaguriza rwagati muri korari neza yewe tata we mu mbaga y'abaririmbyi bose sha banyirutse ngo bafatanyizwa n'amaguru. Ndabasiga neza. Rega buriya urucana abasore nta kindi twazira kitari ijipo. Icyo nta gisebo kirimo. Izi nizo mpundu duhorana. Abakire bo muri iriya korari se bari baranyikundiye sha. Kana n'abakire uzi ko bari baratangiye no kunshakira akazi keza hano i Kigali kajyanye n'ibyo nize kugira ngo nzakomeze bafashe muri korari. Usi Kigali ndayiba mu ntego. Ariko rero mwana reka guhangayika. Hangayika Kigali kwibamo ntibikomeye. Mfasha. Nkaho ufitemo impano y'umuziki. Ibyo reka sha habaza umuziki wanandenze namagana ntibabuze. Reka bo nibake bana. Uzi gucuranga piano na gitari byasubiza neza. Ibyo ntacyo. Uzi gusoma amanota nk'usoma inyuguti. Imva rega buriya hari n'andi manota uzi gukanda neza. Nkamwe wakanze kwa bire ukamutwika inda ubwo se urumva Kigali yakunanira ite. Reka wowe ubwo uri umuhirwe cyihorere shani ko nkubwiye iki se. Umva singiye kukubeshya bera yandaburije none yatumye niyirukana. Mvire nta kundi byagomba kugenda ariko uzikiriya korara abakire baho bamaga 50 ngo nirwaneho mu gihe gitegereje kubona diplome. 50 gusa yo n'amafaranga shakira handi wana ahandi hese baca umugani ngo buryo uzabe Kigali uhabe nta kazi ntacyo ukora. Umva mubwire ruca fisi ngewe narasinye no gusubira mu cyaro umwami nzamutegerereza mu murwa kandi no muri bibiya biranditse. Reka nkubwire rero none wese nakwishinga ubanza uvuka mu bagabo. Nubwo umbwira ngo wavuye mu cyaro ariko inaho wanza hafite bene wanyu bakomeye. Ngiye nivukiye mu mbwasha. Neze rucana gubi niba uvuka mu mbwa uragira ngo uzakomeze kwibera inyana y'imbwa. None Higa ubwenge bw'Ikigali wakintu. Ubwenge bw'Ikigali higa ubwenge nyine. Nge ndabona gutegerereza umwami mu murwa bigiye kunanira. Nako byananiye byarangiye. Rwose twariganye mfasha rwose muri iyi minsi ngiye kuba ndi iwawe urwaneho nk'umurongo muzima. Wema mbona Kigali warayifatishije ngo kuyifatisha nese ndakubeshya. Singiye kukubeshya ngiye nivukiye kuri Semavenge umusabirizi Karundura hano i Kigali. Yanyereje kwa sogokuru mu cyaro ahita agurisha aho twari dutuye Shyorongi amafaranga yarya yose arayamara.
none yirirwa muri uyu mujyi asabiriza. kumbe jasa se amavenge numva atoroshye pe namenye ubwenge nkaso nanjye nsabirize sha ariko uravuga data uramuzi sha reka nkubwire se amavenge sha ariko uzi yasabiriza yiyita imfubyi kandi ari umusaza w'imyaka 60 ugeze ute imfubyi umusaza w'imfubyi noneho ndagagaye none so numva ari kazitunga pe cyane uri none buri kingo kwige kwitunga nka so oya reka umuntu wabuze ubwenge umva shafi ibyo bindi bakabigasekwa nk'akeza ko ariko data ni igitangaza umva mu gitondo mugira gutya mwahura mugahora acumbagira ukuguru kw'iburyo ubwo muhuriye nka Kimironko noneho nimugoroba bamuvumbura mugahora za Nyamirambo acumbagira ukw'imoso ejo noneho hombe wamara kumuvumbura ejo mukagira gutya mugakubitana Nyabugogo mugahura noneho yahinnye ukuboko mu ishati bamuvumbura ejo akaba arambutse ageze agatenge tugacyahigitse ijosi mbese data ari igitanga sigiye kukubeshya n'ibirangire ufashe umva rucana nkubi tuve mu byaso se mavenye numva atoroshye reka nkwibwirire ibanga ese ubundi uzi akazi nkora reka ese wari uzi ko ndi umupfubuzi njye ndi umupfubuzi umuki kandi mbona nawe wabishobora nakubwiye ngo ndi umupfubuzi yewe ngo umupfubuzi vuga gake wamuswe vuga gake ngo nguri ikivi ruba ruvuga urabona mu gipangu hari abantu baba bazi akazi nkora mva kuva twarangiza kaminuza uwo niwo mwuga nahise ninjirira umupfubuzi kasi sinakubwiye ngo uvuge gake umupfubuzi nyine ndiko cyamaye batatu uranyumije n'ukuri kw'Imana ikisi iyo bavuga abapfubuzi bifata nk'ibihuha kumbe nziranye n'umupfubuzi karundu umva sha eva muri ayo ngayo hano hanze hari abagore badukeneye kandi natwe dukenye turabakeneye urumva iki urumva mutindiwe mbwira niba uri tari ngo ukubita akanimero kihuse akanimero mfite umugore mwiza ukize afite imodoka nziza n'inzu ni Macedoine inshuti yanjye yitwa Macedoine Macedoine maze twicyuza inara niko aha kwari Macedoine ra niko yitwaze koko ni cyiza byataye uvugisha kuri wowe ugifata akanimero wigerere uzambwira ndabizi uzasanga ibintu ari terebye kwari Macedoine ariko ese uretse nkubaza n'umukiriya wawe se muri abo ngabo upfubuza oya urumva igikobwa gikuze ariko nyine cyabyayeho to urumva twahuye imwe gusa ariko numva ni sawa gishaka ko nkimariramo kandi njye nta gahunda mfite yo kwitsindagira ku bintu by'ibigore ngo umugore umwe ngo aze ngo mwibohereho nkaho nashakanye nawe ubu ngubu mfite ibigore byinshi byatari n'ishene kandi nibyo binyihera akazi ubwo bose urabazenguruka ego ko kwanza njye singishaka n'abanyarwandakazi ndashaka umuzungu uzanyijyanira muri Amerika kuteye ubwoba bazengurutse naramaze umva reka nkubwire va muri ayo mpereza iyo nimero ahubwo nunanga mitemo amagata icyane cyangwa ukundira ubundi umva nanjye ndasigegeye wabandi rucana nkubiri sinasubira mu cyaro kwa sogokuru rwose ndasinye Faustin akumva pera mama agira amahane menshi sinamuhinguka imbere pe iyo nama wiyingira mbabarira muri iyi minsi nta nubwo tumeranye neza nka perezidante wa korari rero nk'umuririmbyi wacu urumva ko ngomba kukugira inama nk'umuntu mukuru gukomeza guhisha mama wawe ko twite ni bibi cyane kuko mbabarira umbwiza ukuri ni uruhe rurimi namubwiramo ko natewe inda nkigera mu wa mbere muri kaminuza noneho nkaba ntaragaragaza n'uwayinteye basi reka ntegereze rucana zaba nzemere ko ari we wayinteye Faustin ndakumva nakuze nabona papa nanjye sinabyara umwana udafite se ngo mbyakire
none kubona yaguturutse urabona hari icyizere cy'uko azagaruka. Hewe korari nyoboye we irananiye neza. Abaririmbyi banjye ntibagishamajwe no gusingiza Imana no kwitagatifuza, ahubwo basamajwe n'ubusambanyi n'ubusinzi. rwose yuzuyemo ingegera nka Rucana. Faustin, ndakumva. nukuri ndicuza kuba naramenyanye nawe akanzana no muri korari yanyu. Ariko umwanzuro wafashe wo kuvugira ikibazo cyawe mu ruhame kuriya ntibyari bikwiye pe. Mbabarira rwose, nanjye sinzi uko byaje. Numvaga nabaye nk'umusazi pe. Nyine turi gusubiramo indirimbo, narahagaze ndaguruka, ibitekerezo byanjye biragenda bijya kure. Niko kumva ijwi rinsunikira ku mutamaza. Cyakora wagaragaje iwe nterekeje indi suka da. Numvaga umutima wenda guturika Faustin, sinkubeshya pe. Nubwo nisebeje rwagati mu bantu, ubu byibura ndumva umutima uruhutse kuko nawe yarasebye. Ariko ubundi Bera, Karame, byagenze gute kugira ngo Rucana gutere inda? Naje kugusura ngo menye neza imvano y'ibyawe na Rucana nkubiri, ubundi menye uko ngufasha. Faustin, ndakumva. Yaranshutse bikomeye. Gute nyine? Urumva nza kwiyandikisha hano muri kaminuza. Yego. Nahuriye nawe hariya nyine imbere y'amacumbi ya kaminuza. Yego. Ubwo nyine nari ndimo nshakisha aho ibiro by'uwandika abanyeshuri bashya biherereye, niko kumuyoboza. Rucana nkubiri rero niwe wakurangiye kwa registra? Ndangira. Urumva namubonye afite marete mu ntoki nk'iy'abayobozi. Yego. Kandi yaranambaye ikote ryiza cyane pe, ndetse n'inkweto nziza cyane. Rero yahise ambwira ko ari we wandika abanyeshuri bashya. Ewe sinkamenye ko ahubwo yaravuye kudefanda igitabo yanditse asoza kaminuza. Yego rata. Kandi koko yadefanze vuba. Urumva nyine yahise ankatana mu mazu. Ngezemo mbona igitanda. Ubwo nyine ubwo Rucana nkubira ncana warankubirana. Ubwo nyine registra bakwandikiye mu icumbi ku gitanda. Ngegera. Ariko rero nawe none se ko wabonye ko aho hantu atari mu biro, kuki utahise usohoka? Nabaye akagoryi nyine. Ahubwo ibyo byamaze kuba anyigiraho umuntu mwiza ashaka. Mbese arapfukama ansaba imbabazi, atangira kumbwira ko akimbona ngo yankunze cyane, ambwira ko ngo yabikoreshejwe n'urukundo, ambwira ibitapfu byinshi. Nawe uremera? Mana yanjye, cyakora yahise anamfasha angeza kwa registre, anamfasha no kumenyera kaminuza. Uranyumvira ra? Ariko kuki utagiye kumureka koko? Nyine urumva nahise numva nanjye ntabirenze. Nanjye nyine nahise mwikundira kuko nabonaga ari ibogari. Wiki? Ngo ibogari? Ariko abakobwa bo muri iyi minsi we, Mana yanjye. Ariko ubundi ibyo bintu mwivugisha ngo ntabirenze, ngo ni ibiki bitarenze. None yahise yinjira uwo munsi? Ese yinjira. Kuriya mujyi ngo ubanza ari mudahusha. Uwo munsi yahise ijyamo rwose. Nyuma twanamaranye n'iminsi twishimana, ahita ananzana muri korari. Cyakora aho nawe wagize ubwenge buke, ndakugaye pe. Nanjye byankozeho. Maze rero ikindi gihe n'ujya unacikwa, ujye wibuka kwikingira. Rucana nkubiri korari yacu ayiteje urubuga gusa, nka perezidante binteye ipfunwe rwose. Umva rero inama ngiye kukugira. tubyuke tuve mu buriri tujye muri salo dusangire ku muvinyo di. Ni ukuri uri umukozi w'umuhanga, uri umugabo rwose. Murakoze ni ukuri. Mugabo ikibazo ni uko nta mafaranga nigirira. Mugabo so udafite amafaranga. Amafaranga? Ni ukuntu uri ibogari kandi ukaba urangije kaminuza. Ubu muranzagushingira bizinesi ducuruzi. Nibyo? Iyi ni we mugabo nkeneye. Nkeneye umusore ukiri muto nkawe sha, uzabasha kumpa ibyishimo bisendereye. Mbega ukuntu nguye ahashashe rwose
uri masedwane pe cyangwa izina ry'umuntu koko ariko nawe sha ndumva wampaye amababa pe ubu ndumva nakwigurukira mu kirere nk'akanyugunyugu nibyo se koko wanyuze pe nawe urakabya ariko biragaragara ko uri mukuru kandi n'izina ryawe ni iry'abantu bakuru wowe rwose twarwubakana rugakomera mbega buriya rero nawe nakunze icyizere wahise ungirira ni ukuri ndashimye maseye wanjye ariko nizere ko uri muzima nizere ko utazanzanaho ubucakura bw'abana b'iki gihe ubucakura se oya rwose humura nzagufata neza pe nako reka tubanze dufate iminsi ndebe koko niba uzakomeza kumbera umwana mwiza kandi ukampa ibyishimo iminsi yigize umukozi wanjye w'umuhanga ariko rwose yo ngaho rero reka tujye muri salo ngushimire dusangire umuvinyo nk'uko nabikwemereye si byo si igihu yewe ngo se byo hari ukuntu numvaga icyaka kitagiye kuzamuka tugeze ega nticyabura imvano yacyo nawe urayizi urabizi uri rucana nkubiri ibyo wabinyeretse ariko mbega ukuntu ufite salo nziza hirahira umva twinjira wanyujije mu gikari duhita tujya mu cyumba cyawe ariko ibyo mbona byose nabitangariye pe noneho ngeze muri salo umva iyi salo ni agahebuzo pe ni impamo ya muntu neza neza ni inzungu pe mbega salo wagira ngo ni burayi neza harya yewe mu gikari niho hambangukiye kuko niho hegereye icyumba cyanjye iyo wacishije hose ntabwo reka nanjye nari mu birere sinjye rwose warose ndimo kubona turi kumwe mu buriri ariko rero iwanjye wahakunze we hakunda gusa shimangira uti cyane rwose nkunda cyareba ngaho reba hose ngaho reba hose mbega ukuntu ufite inzu nziza masedwane we mbega indabo nziza zitatse mbega imitako mbega amarangi meza ariko njyewe ubu natangaye rwose nimva reka mubwire museye iyi nzu niyo ni masedwane rwose nyine niba wumva uzanyubaha mbwira tunoze umushinga umva uretse gato ni iki hariya amafoto se hejuru niko bigenze biti uriya mukobwa mbona muri kumwe se ni niko none se bikugendekeye gute rebe neza uriya mukobwa se kumugizeho ikibazo se uriya ni umukobwa wanjye yitwa bera ni umukobwa wanjye umukobwa wawe bera rwose umbabarire sinari nakubwiye ko mfite umwana mukuru sheri rwose ngewe ndi umumama w'umwana umwe narabyaye sinjya mbihisha rwose ngewe ariko se bite byawe uyu mukobwa wawe nako simbyumva kuko rwose rucana nako sheri wanjye uhise ubivamo se kubera ko umenye ko mfite umukobwa reka ngende esike we iyi nyana y'imbwijimije amatara muri uyu mwijima nta soni ifite embereje byere po we mzee uti ngwiki wa gisaza subiramo numve wallahi urumva nyine urumva nyine munisi utiki
lakini urantunguye wallahi reka nze nkubaze neza ni kwa gisasa sobanurira neza kuinjiye hano mu kabari usabiriza uvuga ngo tugufashe ntubona none niba utabona ubonye ko amatara avuyeho gute urumva nyine twewe nyine nako nyine ndabyumvise abantu tutabona dufite uko twumva ko umuriro ugiye urabyumva hava ariko ubunyambura amataratara we umuzungu n'abara barimo kumuhotera n'abara muzungu ntubona kubona wewe ubonye gute ko muzungu aje lakini ni koni ndayo oya mpereza inkoni yanjye mpereza inkoni yanjye uranya kuri inkoni yanjye we yagiye mpereza inkoni yanjye aramuhotera muzungu we n'abara rwose barimo kumuhotera uyu ni muongo have kuruwana mu kabari kandi aramuhotera rwose aramuhotera ivyo ngivyo imana iravyanga cyane uyu siyo kipofu uyu iminsi y'igisambo ni 40 na siku ya muwizi na 40 umva kubwire ni kupambana kukosora wewe escrow awe kuza wewe wumve muswahili umva wewe murekurane mwebwe bantu b'Imana umuriro uragenda wewe mukarwana muswahili wateze imirwano mukabale kanje kubera iki uyu ni umutekano muzungu bimeze bite muswahili aranyishe pe nyamanza kumutera kandi umukene ngewe rwose unarangora ubukene bwawe reba meniyo amataratara yanjye ameneyeho rwose nyamanza we escrow jambaza ariko nimumvikane wewe mureke gusakuza urumva aratabikora imana ndakumva narakumva lakini urumva ukuntu byagenze ndimo curuza hano mjini hapa town nchuruza boro zangu sunanijua basi ego mbwira we mbwira huyu mzee twahuri hara hefu yambaye durubindi za fime agendesha inkoni mu muhanda kama atabona komsa none muswahili wowe wevuga ikibazo vuba ikosa yakoze ni irihe yagukoreye irihe kosa problemu ya mzee ni escrow bandi kabisa aliitirira ko atabona kandi abona igihumbi cyanjye leta faranga zangu namuhaye nje nataka ansubize faranga zangu arimo arahemukira abandi bafite bumuga noneho ndabumvise none we musaza kuko wewe ukora makosa ukabesha uriza rwose muzungu ngewe arambeshera ngewe oya ntabwo ndi umuzungu ariko kuki munyite muzungu kandi je mvuga Kinyarwanda neza kamwe nubwo sanka bazungu jewe ndi umunyarwanda nkamwe kuko navukiye ikigali mu Rwanda nkurira mu Rwanda n'amazina yanjye ni Bikorimana nako Bikorimana rwose nanjye nitwa Semaveni urumva muri Kigali abantu bose baranze imfubyi naho mpamvu nyamukuru rwose nera gusabiriza umusaza w'imfubyi imfubyi rwose niyo mpamvu nera gusabiriza lakini uyu mzee ni danje uri imfubyi umusaza wa cheve blanc ufite hivi abaifubyi koma c'est ça ni escroc c'est comme ça ngo mwese ko komusa oya ntabwo dusa kandi ngende imfubyi nta mwana ngira nta papa mfite nta mama nawe ngira nta mugore nta mwana mbese ndi imfubyi nshiki amaramaje rwose dore mfite n'ubumuga rwose nta gutwi nako ngira nta gutwi ngira ayo musaza bandi nanjye ndagukunze cyane umva ahubwo musaza akirafata amafaranga 2,000 ugenda ugura ibijumba n'ibishimbo uje kurya mu rugo tahawe ningukenda nzagutuma umuzee escrow mbega muzungu we urakoze muzungu rwose urakoze muzungu oya genda nyine wowe genda taha urakoze rwose kandi ubwira abantu bose ko Yesu yakugiriye neza sibyo ubwira abantu bose ko Yesu yakugiriye neza uyu mwaye amafaranga yandiye iki kuki se ngo iki banyana yibwa ngo iki kari nagiye n'ubundi nta mwirabura wagukiza urabona ko kigiye kintuka
bikora urabona ko giye kincuka oya we tuza ndakumva urorora isikuru muri Kigali kukisi utumya ncika tambaye igihumbi cyanje oh no none se wowe ubabajwe niki wowe urababazwa nuko nagize neza uko nshaka kumwaje wibagiye ko Yesu Kristo yagiraga neza aho yanyuraga hose umva nkubwire wowe rero ugomba kumenya ibi ngibi uriya musaza ndamufashije kuko nanjye ndabona azamfasha Yesu ashimwe lakini noneho ibintu bya Yesu wadukanye uyu munsi urimo kwivugisha ni biki bikora Imana bibintu kutare Kigali irananiye akabari kanje kahombiye neza we tekereza gukena uri umuzungu abantu kujya banseka ko muzungu wakennye umva egera hano nakubwire ubu ndagiye gushinga idini nashinge idini uriya musaza wa escrow azanafasha guteka imitwe muri Kigali muzungu bikora arateka imitwe gute kuki birashoboka byumva we nakujua mukabari ndakuzi hano uduha nzoga sinakumenyereye uduha jambo rya mana na Yesu wowe umva wowe nkurikira we munyamahanga kuba narabyawe no mubyeyi w'umuzungu kanisanga naravukiye hano mu Rwanda ntasa namwe birabura jewe naragiye kubikoresha ubufindo buzampa amafaranga umufungu amafaranga wowe urabesha abazungu kabisa wowe vuga gake tuza wowe tuza wumve we ko munyarwanda we jewe naragiye gushinga idini nihise umuzungu umuvuga butumwa ukomoka muri Amerika kandi uri munyarwanda ahubwo uyu mushinga tuwufatanye kuko hari ukuntu we kubonamo nawe urafite impano yo gucabiranya mimi na wewe dukorane ariko rero aka kabari k'uyu muzungu banzana ko kananiwe rwose nta nzoga nta burushete ahantu utabona na kazingarura niba ibyo mbonye basigaye bagira ubwoko bumwe gusa bw'inzoga wanyoye ariko ni ku muhanga wabyeyi nyine atavangura wakabimeza kamubwire nitumara iri cupa twimuke hindura akabari rwose kumva manifisi nibyo nakubwiye reka nyine reka dupfe kwinywera ibirori yawe akabari ibyo naho ubundi karananiwe niba ari nako muzungu umva singubeshye nako muzungu kuru ariko nawe uzi gusibanya sungu kuruhu nsebanya iki ubundi bikora Imana n'umuzungu nyabakeye umuzungu witwa bikora Imana wari umuzungu wabuze icyayi abe na mukaro niko koko vi hari umuzungu ko agakwiye kugira akabari k'amavuta nk'aka ngaka hano i Kigali yewe umugani wa muhanzi ngo twese byaranze waresha shango uko wa mugore sha rero fi wa mugore rero wandangiye yabaye ingaro akunda ko neza ariko rero ibyo bibora rudutendo gusa dutendo gute ya mugore nabahuje wasanze ngo umukobwa ari wa undi w'amafuti kamwe kitwa bera kirirwe kakwiruka ngo wakabukinda shabyihorere wibisubiramo ukuntu umugore twari twahuje yari yanyikundiye koko wari warabimbwiye neza pe gahunda zose twari twazikoranye neza yari arimo kunsingiza buri kanya ngo ndi umukozi w'umuhanga akagusingiza bivugwa ze reka ubwire buriya urumva buriya iyo ngiye kukurangira umuntu mba nkwizeye neza ibyo byose kuri iriya gahunda kuri wowe nari nyifite rero kuva uriya mugore yarakuviva akavuga ngo ibintu byose niterebye reka nkubwire ndagushakira n'abandi abaye narakubonye Kigali ntiyakunanira byihorere sha ikize kandi
iki ngiriwe yanshishije mu gikari nyuma tubyutse singeze muri saro ye nakubiswe n'inkuba mbonye ku bikuta hatatse amafoto ya mbere inkuba ariko yaranyeshije bera ndimo mpunga nateye indasha nisange ndi iwabo mu buriri na nyina none uri intahana babiri pe umwana na nyina uri intwari ukwiye kusingiza utyo koko aho ubera ishyano ubu wasanga na nyina urahise umukabukira inda mugani wawe rucana nk'ubiri ngira ingusho wasanga yinjiye da nkuko umukobwa we ntibyasabye manevure nyinshi do burya ngo pa imwe gusa ariko zundi reka mubaze ubundi wavuye ute icyo kibazo kirakomeye wavuye ute reka nkubwire namaze kubona nisasiye umwana na nyina ndakonja neza mbuga utita urumva neza nibutse ukuntu ariko ubundi kudasoma shaka izo nkuru zawe se zatuma unasomaho reka mbanze nkubarire inkuru wenda ndaza no kugunyuma nuko sha nibutse ukuntu mbere arimo kunyirukaho ndatekereza ari noneho ngiye kubona nkabona arinjiye asanze iwabo mu nzu ntabyifatamo sinkubeshye nahise nsezera ndiruka ibaze sha Kigali iranyanze tu ubanza ngiye kwisubirira mu cyaro kwa sogokuru ahubwo reka mbwira ifi ucumbikiye nk'iminsi ngahe ndebe ko wenda nawe ahubwo niko turi wa musongo araje bikora imana araje abakiriya banje mumeze muti tumeze fresh bikora imana amakuru ni meza umuzungu witwa bikora imana byacangiye nako byakundiye Kigali ariko bikora imana ufite akabari keza uzi ko n'ahandi hantu twajya kumwe umva rero ndababwire mwabasore njyewe bikora imana ongiye gukira ugiye gukira ngiye kuba umuzungu bya nyawe kandi namwe nimumurikira zabakiza mbahindura abazungu nkaje seka reka mbabaze bahungu none mwakicara tukavugana mwakicara tukaganira gakeya wabona umuzungu mwene wacu w'umunyarwanda agiye kudukiza da umva mbese ese bikora imana ariko batuboneye umushinga urimo n'abatesi inote nyine zirimo harimo inote nyinshi cyane uravugisha ukuri yewe narafise umushinga narashaka ko mubera abafatanya bikorwa tugakorana yaburetse gatoya ngo dufatanye wereke none se tubwire uwo mushinga uteye tukimve mabwire narabawiza ukuri imumurikira yewe nazabakiza ariko ntabwo urimo gutubara ariko ngo yewe nazabagira abarobi baroba amafaranga n'amazahabu n'amamodoka yose ariko rero bikora imana ariko kuki mufite ubwoba ntibyumvikana rwose kuki mufite ubwoba mu Rwanda se havutse ikiyaga barobamo amamodoka n'ibintu ngibyo byose yego sara nimwumve narababwire urumva wowe yewe narashaka gukora igiterane nkaba pasiteri nako apotre wicamamare wavuye muri amerika ukiza indwara zose apotre utanga ubukire akirukana abazimu akirukana abadayimoni akirukana inyatsi akavura abagabo akabaha akanyabugabo kakigabo murumva ubundi abakristu bose bagatira ifaranga byinshi n'amamodoka bakayazana bagatura n'amazu batuyemo yose bakayaduha we uraseka yewe bikora imana wamushinga umushinga mwiza wamushinga rwose nafeze nyuma njyewe fisi sinagukurikira we ntabwo ufite ubwenge icyakora ntabwo ufite ubwenge we ni mukunze tujana nza gusengera iwanyu umunsi umwe n'ibyo murimo kwigisha ariko ibyo gufatanya byo no ibyo nazabakiza umva ahubwo bikora imana narakumva ibyo nibyo nabasha ibyo reka nkubwire wowe turi kumwe kwigira pasiteri urumva
nkajya ndirimba nkanacuranga mu rusengero. Ugacuranga cyane na gitari. Ibyo gusa. Nasemba rugakubita. Umva reka nkubwire. Reka nkubwire none icyo utaruzi. Buriya njye na mbere hose nari muri korali. Zo gupfugura rurabiretse. Byo ntabwo shingurimo. Ahubwo komeza natumbwire. Ni wowe nashaka. Yego. Wowe musore. Wowe nkurikira ngire umurovyi. Uroba amamodoka, amafaranga, imikufi ya zahabu, n'ibindi byose. Hariya wowe uri twande. Yewe Faustin, ndakumva Bera. iyi nyine inzu nimukiyemo. Aka kazu ni keza da. Tembera hose. Ntacyo gatwaye da. Gusa ni gahenze we. Ntagira ntese. Rwose ubu namaze kwiyakira ubu ngiye kuba umugore. Ariko sinama nakugira rero kujya mu rugo ko biruhuko byari bigeze kutayikurikije ahubwo nkaba mbona wishakiye geto. Abagore babiri mu nzu sha. Sinshobora kujya kwicarana na mama mu rugo nwite. Sinshobora ariko. Ndebera n'ukuri ndayatangiye kugaragara. None se we. Niba mama wawe ataramenya ko twite amafaranga wakodesheje inzu ukaguramo n'ibi bikoresho byose wayakuye. Dore nanjye ko ntoroshyera. Nyine hari ikigabo nayakuye. Ye? Mama da hari ikigabo cyemeye kurera iyi nda. Hehe no kwiruka kuri rucana ukundi. Mana we. Hana we siki. Bera uramenya utaba ugiye kwigira indaya muri iyi Kigali. Waba ugiye kubona ishyano no kubabaza mama wawe. Kubabaza nde? Mama wawe. Babaza mama. Kandi ndawe ariyo. Uravuga iki Bera? Ngo mama wawe ngo ni indaya. Indaya sha. Ayiwe. Mama ni indaya wicara ubizi. Nyine yabanje kubimpisha ariko nabaye mukuru ndabisesengura nsanga ari wo mwuga akora kandi mbona umuha amafaranga. Kira Mariya we. Kira Mariya si ikintu. Niko Bera ngo uburaya ni umwuga ngo ubona uha mama wawe amafaranga cyane rwose. Sinatinya kubivuga koko Faustin. Uzi inzu mama afite? Afite tusenya baki. Uzi imodoka mama asigaye agendamo? Amazito. Kandi ibyo byose abantu bambwiye ko ari iby'abagabo bamuguriye. Ariko noneho Faustin ndumiwe. Wikumirwa. Bera uracyari mutiga iga rwose reka ibyo bitekerezo byanduye. Urumva niba mama wawe yaricuruje wasanga bitewe no kugushakira ubuzima. Rero wita babarira rwose ntanjye nyine reka ubuzima mbushakira uyu mwana wa rucana nkubiri ntwite. Ariko aho mushakira utagiye kwicuruza Bera. Ariko Faustin ntukaba umutesi. Ndeka pe. Nge byancanze pe. Ubu nta kintu mfite cyo gukora. Ndeka rwose nkora ibintu uko mbyumva. None se ko rucana nkubiriye nyihakanye uragira ngo nkore iki kintu? Hora mama. Uragira ngo nkore iki kindi kitari uburaya? Ndaryama mu gituza. Ntabwo rucana nkubiri hamwe n'abandi bagabo ari bashingiro ry'ubuzima bwawe. Tuzimana irahari. Akoma ubu koko ngiye kubyara umwana utagira se. Yewe hanganisha koko azakura mu bekebeke nk'uko mama ahora ambeshya ngo papa yapfuye kera nyine muto. Ndakambwira ngo umuryango avukamo wose warapfuye urashira. Mbega ukuntu amateka yawe arimo igihu. Hanganisha urabivuga urabizi. Biragoye kumenya inkomoko yanjye ja Faustin. Ubanza ndekive hejuru cyangwa ikimanuka. Oya mama. None ngo nahe njye kurataho mama yinda nasemye by'amafuti. Ariko nukuri va kwizima. Ntabwo nariva Faustin. Mama wawe urumva uko mbitekereza so umubyeyi gito kuko yagerageje kukubonera byose ukeneye. Ahubwo ubu nawe wasanga afite ibikomere utazi yagerageje kuguhisha. Ababyerega ntituba tworohewe. Yo ni wowe muhungu wawe. Ubu se duhuye dute koko? Niko kuri iki kibuga se waje kuhakora iki?
sinarenze ko twahura da sinkubeshya kamasa muhungu wawe kakamaswe n'iminsi ariko niko warusaza kunshihagura umva ndakubwiye ngo kwanza nicyo kizina gikure mu kanwa tutagipfa urumva neza ujya kunyita icyo kizina wari wabuze amazina ubundi wambyariye iki nako nibutse ko sokuru yakwise rucana nkubiri akaba ari byo wikundira amaye komera mwana wanjye rucana nkubiri ngaho se mpobera mbeswa winankora ariko ibi ni ikiraro rero ngo kwinkoraho uyu muntu baramuroze narinzi ko twanahura rwose si ishyano ubundi iyo urimo gusabiriza kuvuga ko uri umusaza w'imfubyi kandi w'incike wazakomeje ukanyihakana burundu ubundi kuba uri data bimariye iki ni amacinda mwana wanjye rwose sinakwihakana kandi uri amaraso yanjye amaraso yawe nturi amaraso yanjye se ndabeshya si nkaba amaraso yawe hasone umva nkubwira ahubwo ntubuje kumbuza amahirwe yanjye unyita umwana wawe ubundi wamariye iki muri ubu buzima ariko mwana wawe koko uracyandakariye ntakurakarira nyine nagurishije amasambu yose n'imitungo yose ndabirya genda ukomeze ubirye nyine birangira nyine nsabiriza ariko nyine ni ingeso mbese uranyihakana ngo bigende kijye wakubyaye se akabyaye akubwiye ngo uburere buruta ubuvuke kumbyara se byamariye iki si wanzanye ku isi ngo ngoke gusa hari ikindi wandaze kitari uyu mukobwa icyo wifuza se ni ndakubwiye ngo ntacyo ndakubwiye ngo ngewe sinkwiriye kukwita data wowe kuko ntiwandeze ntubumva ngewe narerewe kwa sogokuru none se ko nyoko yitaye ukiri muto ntari kubigenza ntako bigenza nyine nahise nkohereza ngo sogokuru na banyokorome bakurire ntari kugira ni hanyuma wowe usigara urimo kwigurishiriza amasambu y'amazu uhinduka wansayidiye none se nari mbizi ko bizangendekera mwana kuko hariya hantu twari dutuye icyoronge wagurishije inseko harandya wongere ngo harandya imana nidufasha ukuntu hasigaye hahenze se byonyine tuzabona ahandi reba mu hoteli arimo kuhuba ariko wahagurishije inseko none se ngire mwana wanjye se ntacyo bitwarira abantu icyo nakoze gaheruka ese ko naje hano kuri iki kibuga kureba umuzungu tuzakorana mu giterane wowe waje hano kuhakora iki urambaza se urambaza iki ntasore ntubaze iki turahuka tugezeho umva iyo tugenda iyo wakabona ko twavugana genda mwahageze n'umusaza yahageze ibibazo by'umuryango tube tubiretse urumva neza ndabona mubuze cyane mugurirana ariko bibaye byiza wanarekeraho kunyita umuhungu wawe kuko ngiye rwose binteye ipfunwe ntwongere ariko ndababaza none murakomeye ku rutare ndakomeye mubyeyi ushaka kunkiza nanjye ndakomeye muzungu bose bikora imana ariko rero murimo kubyica oya murimo kubyica rwose muravuga nabi gute se ka gukomeza kunyita umubyeyi muzungu bikora imana no nese si byo ejo mu giterane mugomba kunyita apostle William w'icyamamare kuva muri Amerika yego rwose ntabwo tuzongera kuvuga rwose bikora imana apostle William rwose twabyumvise bose ariko jyewe hari ikintu narimo gusobanukirwa neza kandi bigambo waratangiye umuhungu wanjye yaje ceceka jewe ngewe ntabwo ndi umuhungu wawe muzehe subutu ndakwiyamye nako ngeze ko ndi imfubyi kandi ndi n'inshike none se araho mbahishe kandi jewe ndabona musanka intobo ntabwo yari data murasanka intobo uyu ntabwo ari data none wowe muzehe gabanya imitwe biragaragara ko yari umwana wawe ni umwana wanjye ariko rero ndakubwiza ukuri rwose apostle rwose uyu ntabwo ari papa ceceka aho ngaho ceceka si papa wowe niba mushaka amafaranga mugomba no kumvikana mu izina rya Yesu ahubwo nimureke ibyo nimuze twitoza ukuntu tugomba gukorera amafaranga tugakorera ibitangaza kuri so mu izina rya Yesu ahubwo rero none iri torero turyite ngo iki nzajya nkunda kuza kugusura tuganire kuko muri iyi minsi ntiworohewe pe ntabwo norohewe none se uwo musore wahise ukunda urungana imvura y'umuhindo muhuye bwa mbere wumvaga atari umuhindo ese yasaga ate shaho se twigeze tunifotoza namuburiye irengero nta n'agafoto nayo namukunze pe
yari yankongejemo ibyishimo ntigeze niyumvamo mu buzima. ariko uwo musore wagukuye mu byo wasate koko basi nubwo nta foto ufite gereranya umbwira uko ateye. Sha ni umusore muremure ufite ibyanwa byiza byinshi, afite igituza kigaye gutya, nakiryamagamo nkagira ngo ndyamye mu ngobyi ya Edeni. Reka ariko nawe urakabya. Byihorere. Noneho azi kuganira, ahumura neza, azi kuririmba. Twinjiriye hariya mu gikari, tugeze hano ku ibaraza, arabanza arandirimbira shaho, maze ndatwarwa we, ahita nterura mu biganza nk'akana gato yajya kundyamisha. Mbese byose nari nkeneye ku musore twabana nabimubonyeho. Numva wari waguye hashashe pe. Uzi ko ubivuga ugatwarwa we. Urimo no guhumiriza. Noneho rero kunkoraho yabitwaraga gake gake. Mbese azi no gushotora imyakura, kandi no ku ngingo nyamukuru naho afite amakuru menshi. Va kuri bya bisaza biza bije kuzimya buji na bya bigabo biza bije kumpingamo ubudehe. Nge namwise umukozi w'umuhanga. Reka ariko rwose ndaya byarangiye nkunze sha. Ariko rero ndaya turahomba. Mbega urukundo nyarukundo ukuntu ruryoha. Ntakubeshye n'ubwa mbere nari nkunze naho ubundi nakundaga ifaranga. Harya wambwiye ngo uwo musore afite imyaka ingahe? Ni mutosha, afite imyaka 26. Ubwo se umva umusore w'imyaka 26 yakwiteza? Wasanga yaritekerejeho nyuma akabona ibyo yishoyemo ari ukwiyandarika. Nanjye niko ndimo mbikeka. Ubanza yaramfatiyeho furiru ya murezi. Ariko icyamuteye kugenda gahera nuko yasanze afite umwana mukuru ahari. Wahise se umubwira ko ufite bero uwo munsi? Sha byaramworoheye kubimenya. Urumva nyine aza hano twavuye mu cyumba tugeze muri saro. Mbese agikubita amaso ya mafoto yanjye na bera aha muri saro. Yahise ahinduka ndabibona. Aya amafoto rwose nta kuntu atari kumuha amakuru. Umva ibyo nabyumvise pe. Ubwo nicyo cyamuciye intege nta kindi. Sha ariko sindadohoka ndacyamuhiga, agomba nkunde. Sha ngiye no gutanga amatangazo ahantu hose ariko nongere mubone maze mugire. Erega urukundo ruragushajije. Nawe udakunda di nuko urukundo turubura. Ariko rero bigende mu gake ibyo bintu byo gukunda gasoro ruta. Muri iyi minsi mbona urushako rwarabaye business. Ugira inama azashakana n'umugabo mukuru mungana cyangwa ukuruta. Erega enjo karame uko nabiguhishe yasiza nteye inda. Ngwinda yego rata anje karame none nawe mu buri irengero ishyano ringwiriye ubugira kabiri koko. Ihane nushaka ko tujyanayo. Ihane hano uwo mutwaro ikore emera umutururuye watuzabane mw'ijoro. Haleluya haleluya bakirisitu bavandimwe, Imana yadusezeranije amasezerano akomeye. Ongeraho undi amasezerano agize ateye Imana yadusezeranije gutura mu murwa, gutura mu murwa. Ongera uti mu murwa, mu murwa. Haleluya bakirisitu haleluya. Mwakoze kuyoboka itorero ategereje umwami mu murwa caci. Bwira mugenzi wawe uti hahiye koko. Hadashya se hadashya. Ngewe Apotre Rucana nkubiri mu kanya ndasenga Yesu amanuke. Yesu agira ati amanuke. Nimuve ku ngoyi z'amadini muze musengere mubategereje umwami mu murwa caci. Abategereje umwami hehe mu murwa caci. Haleluya haleluya yemwe. Bwira mugenzi wawe utugisi n'ikizungerezi. Igisi n'iki n'ikizungerezi. Nongere mbivuye bisubiremo. Abantu musengera mu nsengero zimwe mwita ngo ni inzu z'Imana. Muri mu buyobe, muri hehe yemwe? Muri mu buyobe. Yo, Imana ituye mu ijuru.
ntikeneye ko tuyubakira inzu magana ibyatsi hano ku isi. Murumva yemwe, kandi ifite inzu mu ijuru. Imana ifite inzu hehe? Mu ijuru. Yego, twe dusengera mu ihema, amateraniro yarangira tugahita dusenya. Hehe, nyine Imana ntigira iki? Imana ntigira inzu. Imana ntigira inzu. Haleluya. Imana ntigira ite? Ntigira inzu. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga rero, umwami tuzamutegerereza mu murwa. Tuzamutegereza hehe? Mu murwa. Haleluya. Haleluya. Burya aho uzatura hose uzature he? Mu murwa. Aho uzatura hose uzature he? Mu murwa. Muri Bibiliya bavuga umurwa wa Yeruzalemu, ariko murabizi twese ntitwakwirwa muri Yeruzalemu. Murumva yemwe? Mwe muri hano rero ndababwira ngo muture muri Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Niho Yesu azahingukira mu banyarwanda. Haleluya. 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 Uyu munsi rero, haleluya yemwe, uyu munsi rero Apostle Rucanankubiri nabazaniye umuvugabutumwa yewe uvugana na Yesu. Amen. Uvugana na Yesu. Yaje gukora ibitangaza hehe mu gihugu cyacu. Yaje iwacu. Muvuge mutamina. Yego. Yitwa Pastor William. Muramuzi. Ni icyamamare muri Amerika. Ni icyamamare he muri Amerika. Wayivuganira n'Imana. Amaso kuyandi imbona nkubone. Yivuganira n'iki? N'Imana. Kandi hageze hose Imana imuha kuvuga ururimi rwaho. Imana imuha kuvuga iki? Ururimi rwaho. Zose arazizi. Urumva umuntu wivuganira n'Imana, namwe murabyumva. Muriyumvira ukuntu yageze mu Rwanda, Imana igahita imuha kudidibuza Ikinyarwanda. Akakididibuza ariko we nahanura muri bya birimi bitabaho. Bimwe tujya twivugira oya wavuga mu rurimi rwumvikana. Aho ageze hose we Imana imuha kuvuga ururimi abaho bavuga. Abaho bagira gute? Bavuga. Mwigisha ngwino. Atambuka rero bakristo, abafite indwara mugende mumukoraho gusa. Murahita mukira. Kumukoraho birahagije gusa mugakira yemwe bakristo. Ariko uyu muntu si Yesu navugaga none ndimo kuvuga. Yewe Yesu. Ntagiye kugenda. Murakira. Yumva se izo ndwara zose zigize akarande zirakira. Murabona ko abantu batangiye gukira. Sibyo yemwe, kumukoraho byonyine birahagije. Abatabonaga barimo kubona, abatagendaga batangiye gusimbuka nka Dawidi. Mbese ndimo kubona mwigisha wakoze cyane kunyiza. Ayiwe nari impumye none nahumutse we. Ayiwe we mbega byiza. Nanjye ubu rwose nizeye ko ubwo ndimo kubona yewe ubu nzabasha gutwara imodoka, nkajya ntwara imodoka nziza nabonye mu muhanda nza hano. Ibwa kutabonaga. Izo modoka wasibonye utera. Nako waje ndandase yambwiye ko yazimboneye. Mwigisha rwose ahubwo nta mafaranga yo gutura nari mfite, nayo nari nitwaje. Ariko nyuma yo guhumuka reka nsubire mu rugo ngurishe 1/2 cy'ibyo ntunze, maze nze nturi turo ryishimye. Haleluya. Haleluya. Nigitangaza bikora Imana. Naje naravuga Icyongereza, none ubu nuzuye umwuka. Ndimo naravuga Ikinyarwanda neza. Banyarwanda murakomeye nk'urutare. Haleluya. Tuze tumvikane. Uyu muzungu azi Ikinyarwanda. Tuze tumvikane.
mwumvise uriya musaza mwamwumvise haleluya mwese nimugenze nkawe nimuture mushigikire umurimo w'Imana. Apostle Rucanankubiri yakoze kuntumira yakoze cyane. Jewe bikora Imana haleluya amen. Jewe narashe hano mu Rwanda kugira ngo mamenyeshe ko Yesu agiye kuza hano i Kigali haleluya. Nimumutegereze musukuye kera kugira ngo tubabariwe ibyaha twaturaga ibitambo bya matungo tugatura ibimasa by'inka ibimasa by'ihene ibimasa by'ingurube ibimasa by'inkoko n'ibimasa by'urukwavu byose nta n'ubu byaroroshe. Ubu rero haleluya nimutuze tumvikane. Ubu ni ugutura amafaranga mugatura imikufi ya zahabu mugatura imodoka mugatura indege. Abagendanye sheki nimuzisinye abaje mu modoka mukivuza kuzitura nawe nimuzisige ariko mushigikira umurimo w'Imana. Murabona umukozi w'Imana yasubira muri Amerika gute nimuture nanje nkomeze mbakorere ibitangaza nimubwire abantu bose nabazaniye inkuru nziza ikiza cyane haleluya haleluya. Namwe bwakuja amen. Wewe uri kubanga bw'ivyuma doshiremo exirimba abantu bature bagitambukiramo bakinyinyira. Yewe wowe ndabona umurongo wawe muremure. Imana ishimwe haleluya. warese nkibera mu iteraniro n'abandi ndagusohora mu ihema nyine muzane hano hanze unyishure pesa zangu sasa hivi. Leta pesa zangu nipe franga zangu. Ko nta soni ugira kuko muswe ngubu koko nkure mu rusengero ngo unyishure. Sikia we wajya ubuha na michezo na wewe njewe ndakubonye winjira ndimo nihitira nzunguza myenda na nkweto ndavuga ni reka kwinjireho unkwishyuze pesa zangu unipe vyangu. Leta pesa wangu wewe pesa nipe franga zangu wewe nipe semuswe ngubu pesa franga. Ko nawe rero umunyakavuyo niba utanyubashye wagiye ubaha n'Imana ariko muswe nawe rwose wishyuza nabo gakabiri usikwishyuza nabe kurusha urupfu muswe no mu rusengero koko. Rusengero rurihe rusengero iri hema byabaye iskuro wanzaniye pasta iskuro nani ure nani rucana biri uri kubesha abantu we na Bikorimana muzungu muhema watumye nawe mukopa myenda na nkweto vyanje. Sasa natanyishura pesa zangu wewe utanyishura wewe uzanyishura. Reka njye kwisengera iwe nzaguha ejo bundi kuwa kabiri si kuwa kabiri nguhaye twemeranyije mardi nzaguha nyine kuwa kabiri. Lakini wewe ana ntabwo ari hano kusengera yabinyigeze nakubwiye ko naje gusenga urabona ubwenge mfite ari ubwo kuza gusengera muri babesikoro. Wewe unafanana na waeskoro. Reka nje ngomeze mbigukurikira. Unafanana na waeskoro wewe waeskoro. Bandi we muri kirukuntu bari gutubura bira bigorye by'abakiri. Bikorimana za gushinga dini yansabye gufatanya ngo tuteke mitwe twibe abanyarwanda. Nawe se sasa ndamukatira nawe mukatire nawe bakatire ngwera kwe sasa njewe aho gukoresha zina rya Yesu na Mana niba nza kumeza ncuruze forode mu mihanda ya Kigali ibibira ruta yewe akanisubirira mu rusengero.
umva bera we uri he kumana yaza ndiryamiye fusti kingura yewe nkubwire kingura shanga ufite inkuru ishyushye we umva nkuzaniye inkuru nziza sha inkuru ubanza utamenye ibyabyukiye ku mbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru sha we kubera ikirere cyasaga n'igikonje nabyutse merewe nabi cyane abaye iki se yewe ndifitiye ewe adaje gukingurira karibu ndabona n'ibirenge byatangiye kubyimba ewe iyi nda ya Rucana imereye nabi pe yo nese Faustin kuba utarwiyambitse nihe nkuru nzaniye basha irengero rya Rucana mu mubiri wawe narimenye kuki ngo Rucana nkubiri wamenya aho ari cyane oya Faustin urambeye oya wamenya aho yagiye kunyihisha ari mu Rwanda cyane yewe hari hano i Kigali koko ye baba data we Faustin uza aho ari neza ngo tujye kumuhiga do reba hano neza reba kuri status bamupostinze we do reba Rucana nkubiri wacu yahindutse apotre sha uyu niwe ngo asigaye asengana n'abazungu ye baba data mubona se ngo Rucana nkubiri yahindutse apotre uzi ko ari we koko yireba neza cyane rwose dore na cya gikanu cyeyoka hino mutwe wabonye ndebera uwo muzungu w'umutekamutwe ngo itorero rye ryitwa abategereje mu murwa caca ngo maze ngo yahakoze n'ibitangaza da abantu bose ngo barakize abandi barakizwa reka ntumbaze mbega umunyamitwe mbega umutubuzi umva ateye ubwoba uzi ukuntu abantu batuye ngo hari umugore watuye imodoka Benz umugore yari yaramuhaye ku munsi w'isabukuru ngo yo gushyingirwa kwa mvare arayimuha urumva ngo yahise igihe umuzungu na Rucana nkubiri da ngo bayikoreshe umurimo w'Imana unyumvire nawe ndumiwe gusa mbega umugore w'igicucu ariko nk'uwo mugore koko umvarewe birandenze ceceka nkomeze nkubwire nyine ngo Rucana nkubiri wawe ngo yibukije ukuntu kera Yesu yifuje gutambagira umurwa ngo wa Yerusalemu nyine ngo atumizaho indogora ngo nyine ngo arabwiye ngo ubu Yesu ngo nagaruka ngo agiye gutambagira i Kigali urumva nyine ngo nawe ngo azifuza imodoka ngo azatambagira Kigali muri Benz ngo cyangwa Range Rover kuko ngo nizo zigezweho urumva ngo atambagira Yerusalemu icyo gihe ngo yifuje indobo kuko abami nizo bagendaga iyo mitwe rero ngo nagaruka ngo azagenda mu modoka perezida bagenda nuko umugore w'igipfu rero Benz umugabo yamuhaye abayitanze nyine ngo wategereje umwami mu murwa agendesha amaguru mbega batuzi umva Rucana nkubira aranyumije ndakurahiye sinkubeshye Faustin tubanye yazandira mu nzu mbega igisambo umva rero ikintu ushaka kukubwira mukobwa wanjye umva rero bera niba ushaka kubaho neza muri Kigali itandukanye n'ibitekerezo bikubwira ko uzarya utavunitse urumva yewe Faustin ndakumva ibyo byumbwije ukuri ubu na cya kigabo cyankodeshereje iyi nzu gitangiye kunshuka ngo dukorere aho da kandi rwose wangiriye inama yo kwikingira ibyo byo kwikingira nta nubwo ari byo ndimo bera urumva taha iwanyu rwose ajya kureba mama wawe mubwiza ukuri umva we sikia nisikie wewe ofisi wabona rugiye kunyishyuza sasa uyu munsi ndengana umunsi wampaye kunyishyura faranga zangu ni uyu nilipe pesa zangu kuko mu dufaranga nacungiragaho cyangwa upfuza isomo kapi ariko se koko muswaye umuntu nkawe yishyuriza no mu rusengero koko wewe rusengero ruhe hariya si kanisani lakini ni mbeskuro
besikoro bandi muswa ibyo rwose ntubeshye pe nanjye uriya munsi byabereye umva byaranyumije ewe ngakira amafaranga yawe. Pesa zangu ni ngahe amafaranga si nizere niko usuria na Apotre Escoro yure rucha na Mkubiri. Unamjua ure Apotre hize murusha amafaranga namwishyurira kubera iki nanjye babyanyicangiye sibuko pamoja wewe Escoro yewe muswaye ejo bamfatiye mu rugo rw'abantu umugabo yaranyishe sinzi ukuntu nagize nyansimbuka igipangu mba narucitse wewe iyo biganiro utanje kuzana nje ntibindeba acha wewe leta pesa zangu lakini ni wewe wanzanie ule Apotre Escoro bandi mukopa mienda yanje na nkweto ombwira ngo ni mujama wawe ni mujama wawe ni jamaa yako ndabizi ko ninjye wamuzanye narakini ariko nyine humura zakwishyura penda sasa sikugana akira yanjye ko nyine nawe ugenda umuhiga umwishyuze ko mbona suze kuduhiga okay mpereza mbenyafasi sasa ure Apotre bandi niduhura ntanyisuri jewe ngasanga yambaye myenda yanje nzayimukuramu jewe mimi Muswahili mara moja kwishyuza mu muhanda simpla yewe barabara ezo ngubu ninde sina mchezo mimi banza nawe waguheza pe wego ukuntu wishyuza nje Muswahili jarike nariye kwanga ikomeye kabeto yewe nje na msamaki menshi ndafise ngufu sha njewe ndafise ngufu na mwifasa sasa nzewe nataka franga zangu sana ngumve mu buforode sina kwishyura ndashaka kuva mu manyanga iyo forode nazanye irasiranga parika gucuruza forode unasikia nuhagarika gucuruza surajya mu bikimuswa amariko harubanza twese Kigali byanze neza ndahita mva mu Kigali nje gushakisha ahantu mu cyaro nje guhinga no korora guhinga nzorora ansema benzi ingurube na kuku ngahinga korora muri iyi minsi birafise faranga ariko uzi kunyungu igitekerezo ndi mugani ko mu rugo dufite isambu nini unige wakwitera nkajya mu rugo umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi kandi byavamo kwirirwa nivuruguta mu bagore bapfubye ngo ndi kubapfubura abagabo babo banyirukangaho n'imijugujugu ibyo ndimo ni umwanda wewe nitafuta faranga ndugu yangu yewe usa ko nshimye nageze mu rugo uko ko ndahera yambwira mama ko mwitewe yewe ubusundi ubu kujya atahise bibona ngo abinyibarize yewe mbega ngo ndagira mu rugo inda ya rucana nkubiri ikarushaho kunzonga mana we ego mana yanjye burya uri mu bwiherero igira opera igira no kuka uri kusigwa mama nkangutse numva nshaka kuruka nendaga kubiruka mu buriri ndebera akose mama ihangane niba wurutseho mwana ndutseho nyine uri simbona nawe urimo kuruka ariko se iki ni icyorezo cyateye hano niko muko wowe kubyutsa uruka mama ntacyo
nako ndarwaye none se mama nawe urarwaye biriya byuya ntibiba amaraso niko bera ubu ntutwite mama nyine iki ngeze aho nabyumvise ntari ikengarata ejo nimugoroba ugera mu rugo nabonaga waratamuye akayobe nkakubona warabyibushye ukuntu nanjye ni kaminuza yakuguye neza naho babahuye nyine nuko byagenze bikize kandi nyine wanteye inda yaranyihakanye ariko amana we kuko nigirene ugize ngo ikibera yaranyihakanye mama mwana yanjye we bakobwa bakowe koko nigirene koko niko wagicucu wamburanye iki kugira ngo ugere muri kaminuza wiyandarike koko mama ntacyo rwose ntacyo nakuburanye n'ibyangwiriye ngo byakuguririye ariko nawe koko ngo byakuguririye natanze amagara nyagurana amagana ngo nkwishyurire amashuri wiga uzagira ubuzima bwiza none utewe inda mu buryo buciriritse pe burimo no kukwihakana mama mbabarira nanjye nabonye bingwirira pe ngaho mbwira umusore waguteye inda arabafatika kuko uramenye ntuba ugiye kumera nkanjye yewe n'ubundi nta kuntu utagombaga kunkurikiza niko bera ninde waguteye inda mwana we ninde mumbwire mama nanjye banza umbwiza ukuri kuko ndabizi urambeye mvira koko kumbwira ko papa yapfuye koko basi yavukaga hehe bera rwose umubabarire mwana wanjye ikize ubu muri uyu munsi ndakubwiza ukuri ariko rwose unyemerere nako banza umbwira umusore waguteye inda akakwihakana maze njye guhangana nawe iyi nda wayitewe nande aba hehe mwana we akora iki akorera he reka mwereke ifoto ya mama ngaho yinyereka dore ndanayifite do ni ingegera rucana nk'umubiri wagacika amaguru cya kindi baherutse kuvuga ko mu binyamakuru ko ngo cyashinze idini ngo rucana nk'ubiri rucana nk'ubiri amuvuna muheto rucana nk'ubiri si uyu nzi yewe data we nguki uyu nzi utiki mama ma ngo rucana nk'ubiri muraziranye wimbaza ubusa wacyohewe oya mama urabimbwira muraziranye rucana nk'ubiri cyakora urarinkoreye nta kindi navuga reka njye kwatsa imodoka ndagenda ntambaye n'iyipinga ugiye heze mama ndagira neza iyo ngirwa dini ryikorera oya ntabwo bikora imana yagenda rwose ubuze nafashwa nande ko ari we wamfashaga rwose ati ubundi agiye ati ndabaho nte ndasubira mu busabyi se niba kagira imana muzasabwe wagisasa urumva ngo usohoye mu ihema nkuzana hanze ngo nkubwire neza uko ukwiye kwitwara urumva neza mvuga umuzungu bikora imana twumvikanye twumvikanye ko amafaranga n'ibyo batuye byose ku kwezi kwa mbere bitwara uyu mushinga akawunsigira urabyumva wowe yigiriye i burayi nyine wowe yigiriye i burayi yasanze bene wabo ko arimo gutinya ko ubuyobozi bwamumerera nabi urabyumva neza oya we dukora imana yari umubosi mwiza rwose wowe nubwo uri umwana wanjye rwose ntabwo twakora ntitwashobokana kandi urwo rutwe rwawe rutumva sinzi ariko wabaye uti nyumva ariko ku rutwe jya uvuga ko uri umuntu ufite ubumuga wa kiriya byara nabi ndakubwiye ngo jya uvuga ko uri umuntu ufite ubumuga wa kiriya hano gusa urumva yewe si ndi umuhungu wawe ibyo bintu ujya ubyikuramo witwara neza nzanagukiza kandi neza wabanje kwikiza se rucana sheri ko wanyanze ko wagiye nk'amahembe y'imbwa ukitangiye ko usigaye uri pasiteri nanjye ngo nkubere mama pasiteri masedwane burya se wamenye ko mfite urusengero narabimenye rwose nyine narakijijwe humura rwose nta kibazo sheri nari ngo kumbuye sa nkumvura ahubwo umva sheri banze rero aho ngaho inyuma harimo impano nkuzaniye ye nari narakubuze hano ariko muze
nta hantu nako nawe injira hano hari impano yawe reka nkingure mabuja nanjye se nanjye mwinjire mu modoka nimwinjire rwose modoka ariko nkawe gucyo umurikirana kurikirana modoka se ni yawe ariko wa mwana wabaye wagisaza wese nakubujije imodoka si yawe ariko nawe ubanza ugira umutima mureke yinjire niyinjire twinjiye rwose mabuja mbega imodoka nziza yewe ntibonana n'ibirahuri rwose ntibibona imeze nk'iy'abategetsi neza neza neza. Aha ubu naburotse imiryango nta n'umwe ushobora gusohoka. Muze buretse mbaze nkubaze muze witwa nde ko mbona urimo kunsha mu jisho uko gutwe ko njyewe nitwa Semavenge erega namugaye gutwi kumwe nyine kera narwanye n'umushumba mugenzi wanjye arakuruma araguca rwose ndi n'imfubyi ni munsi ayigire ndi imfubyi rwose yamaramaje pe nanibagiwe n'ikindi ahubwo ishyorongi mvuka nta n'isaha gezaho koko se uri Semavenge w'ishyorongi wari umushumba ni wowe warariraga za nka zabaga mu kiraro hepfo umanuka mu kabande ni njyewe rwose ni wowe rero ariko se muziranye muze witonde ureke guhuragura ibigambo uvuga ntiwibeshye ngo uvuge ko ngo iki yego rata ni njyewe rata ni njyewe rwose ni njyewe mabuja rwose erega we nakubonye rwose ndakugiriraho umugisha turi kumwe n'umuhungu wanjye ucana urucana nkubiri n'umuhungu wanjye nyagasani umuhungu wanjye umva ndabahitana mwembi kubera iki njyewe ndabahitana njyewe ndazira kingura tuve mu none se tujyanye niko urashaka kutwica kutwaramo umusazi nyagasani we none se wamenye ko nateye Belinda mwabahemu mwe utangiye kwirega ibyaha byawe nanjye warayinteye wa mugome ko wari uzi ko wateye umukobwa wanjye inda njye waranje gute hanyuma wagasaza we kagahemu ariko rwose ibi ni ibiki mwokagira imana niko rwose rwanda mwana wawe umusaza aradushimutse we ariko rwose njyewe nta nubwo muzi rwose njyewe ndi umukozi w'Imana Semavenge we reka nkwibwire wa muginga we wa muhemu we warampemukiye urasambanya untera inda unteza n'abasaka forode wanyambura boro zanjye amasaha n'imikufi biheze shana nikurigoma uranyibutse no wa mukobwa w'amasaha n'imikufi ni wowe ninde wanteye narayibyaye mbyara umukobwa mwiza mwita Bera naramureza akura none imbwa yamuteye nayo gatera none se Bera ni mushiki wawe njyewe nateye inda mushiki wanjye nanjye warayinteye wa mugome wumva ndica abantu cyangwa dupfane ndabisha ibi bintu koko nibyo kingura nizongere byose ni papa wabiteye kingura ibintu wakoze urabyumva ntaho byabaye none byabaye warayinteye none umukobwa wavutsemo ujana ngo papa ibi byose ni wowe yamuteye inda we nanjye yarayinteye papa ntunyicishije ariko reka musimbukire mufate muniga mure dukora impanuka dupfire ku butaka ariko tudapfire mu mazi yawe nyine nuko byagenze kugira ngo uvuke nanjye mama wawe yabimpishuriye vuba aho uri ku ishuri wagira ngo yari azi ko yenda kwitahira mwana we
ibi koko ni ibiki? Mama we, mama urapfuye koko. Mama usize we. Komera mwana wacu. Ninde yanyandikiye ubutumwa butuzuye ambwira ko ahuye n'umuhungu na se bamuhemukiye. Rero ubanza yahise akora impanuka nako sinzi uko byagenze. Polisi itegereje kubaza mu iperereza bari muri koma. Nihagira ukanguka turamenya amakuru. Ndekanje. Kuki koko atari ngiye wapfuye ubwagapfa mama? Mama usize koko. Bera ihangane nuko. Usize ninda nwiteye mana mama. Ihangane mama. Uyanyikuramo hakiri kare we. Rwose ibintu byabaye nakumiro pe. Umwana na se bakabaviraho indi imwe babatereza. N'ubuhemu bwose bwabanje. Hajya ngo nizarucana nkubiri na Semavenge. Sha ubanza ari abarugano. Nabatererana ubwo karyanje. Ngo bari muri koma. Ubwo ntibashobora gukira koko anje. Ngo bari muri koma sinzi niba bari gukira. Anje. Waretse nk'abasanga aho bari muri koma nanjye nkabahura wenda bakamfunga. Oya sheri, ngo ni umujinya urimo kubigukoresha. Oya reka njye kubandiga. Ntugatekereze na rimwe kwihorera hari ubwo bigukurira. Babarira ndi genda. Ihangane nuko. Oya ndakura ariko. Oya ariko ihangane. Ndakura ajya kubahiga mu bitaro barware nsiga mbijanje. Kave rwose. Oya kurase nyine. Ihangane nuko. Anje wandakuye. Kave witeze intambara hano mu bitaro. Intambara se. Havuta ajya muri gereza nkakubura. Genda kura. Oya ariko oya. Ariko uri mu biki wa mwana we. Kurase nyine. Umva bera ihangane. Anje njye nibutande kuye ngo njye kwihorera. Basi ndakura njye kwiyeho. Ndakwinginze bera ihangane pe. Ndakurikira mama. Tuza sheri wanjye. Oya tuza rwose. Mbabarira ndakwinginze bera. Reka dutuza ahubwo dutegura imihango yo gushyingura umubyeyi wawe. Tumuherekeze ubundi aruhukire mu mahoro. Wambabariye koko bera. Wambabariye. Nyamuneka abaganga nimumfashe. Nibabona ko yahungabanye. Nimumfashe uyu mwana. Oya bera. Baganga mwe muri hehe ko? Ayo data mbega muvuna muheto yari atwishe none ngo yapfuye ari we. Hano turimo twenyine turi babiri se. Njyewe na papa gusa. Ndabona muganga asohotse. Nakomeje kuyisinziriza. Nigira nk'uri muri koma kugira ngo polisi itagira ikimbaza. Reka ndebe ko natoroka. Kuko nkomeje kuguma hano muri bitaro polisi yazambaza byinshi. Iki gisasa kumona cyasinzira kudakangukara. Ubu ntigipfa. Iki gipfuye wenda bazanyihera ya gisida kuko bizafatwa nkaho cyapfiriye muri ya gisida. Ariko ayo myenda n'inkweto byanjye babishyize nahabonye. Reka urimo imyenda yo kwa muganga. Reka muhungu wanjye nanjye ndi muzima ntusige turajyana. Gishobora kuzakira. Kuva batandikishije mu ndembe zirembye cyane. Ubundi kuki nkaho udapfa ngo bazanyihera amafaranga ya gisida w'amahero. Mbabarira mwana nanjye ndashaka kubaho mwana wanjye rwose. Genda. Ubaho subaho iki ukwiye kubaho. Kubera ubugoryi bwawe ubundi mu bibazo. Ubu narongoye umwana na nyina. Mbega agatogo k'amasano. Mana yanjye nakasa mutwe pe. Neza. Muhungu wanjye rwose mbabarira nakasa mutwe. Nazize ubunebwe nanga gukura amaboko mu mufuka ngo nkore. Genda. Ahubwo amasambu yanjye yose narayagurishije amafaranga ndayarya arashira. Njya kuba umushumba mbonye binyebeye ubwo nshoke ya Kigali nyine ndasabiriza nari kugira ntisi. Reka nshake imyenda yanjye nambara itari y'abarwayi bo muri ibi bitaro. Ubundi mve hano nigendere. Yisundi hera. Ndabona nyibonye da. Reka niyambarire shaho
ubundi nigendere. niko sha harya ngo wa mugore yapfuye. Umugore yapfuye kera, ubanza bamaze no kumushyingura. Ahubwo twe turabarame sinzi ibyo tukozwemo. Imana imbabarire rwose rwose Semavenge rwose narahemutse nimbona nkiza nzashima Imana kandi sinzongera no gusabiriza ukundi. Ubwo se uwo mukobwa wanjye we wasigaye nako umugore wawe nako mushiki wawe nako mukazana wanjye nako biranshanga ariko iki gisazara ibyo bintu by'amasano sinongere kubyumvaga urumva. Ariko ubundi iki gisaza kirakira ngo kizamarira iki gahunda irahindutse. Sha reka nze nkwereke sha mbere yo gucika reka nze mbanze ngo utunganye muganga ataragaruka. Kuniga upfe n'ubundi ntacyo maze neza abasaza bazanyiherera miliyari bya gisebe ntasoni ukize waba wo kunteza ibibazo n'ubundi dini ryarapfapfanye ntasoni. Umva aka kantu bagufatishije ijosi reka nkwerekesha reka ariko mvurisha munike musozi reka ijosi ndikonyoze sha ntabamenya ko ari njyewe wakwishe. Umva umwami nzakomeza mutegerereze mu murwa ntabyo kwiteza icyaro rwose. Gahunda ndayishoje rwose. Ayiwe arapfuye we ayiwe turimo kumunira bakuru umusaza w'umusore bakuru umusaza nyine muganga oya ntabwo ndimo kumunika ndimo kumushyira agakoresho gafata ijosi neza. oya wibeshya ntabwo mboneye wamunigaga. umva reka mpamagara abashinzwe umutekano waba umurwayi waje kubyuka. iyo myenda itari iy'abarwayi wayikuye he? Okay kandi nawe ndabona ushaka kundaburiza. Reka nawe nkunige noneho reka nkunige nawe mvuga ipfa vuba vuba shaka tavuba neza nawe ndakuniga musoze shaka ntasoni ntabwo mureko ndakuniga musoze nawe ndabona ushaka kundaburiza shaka ndabona ushaka kundaburiza ntasoni ndakuniga shaka uhwanye nawe ntasoni. Iri shano rirandomye rwose rirandomye shaka mbega ishano ko ushobora gutinda hano bikaba ibibazo. umwicanyi nimumufate umwicanyi wacu. Ayo wewe nani wewe urinde kumbe nirucana nkubiri. Haya sasa ndakufashe urakoze kunyizanira mu muswayire mu gihuru niko muri iri joro kandi se wowe muswayire ki nakotakia wewe mjinga nipatie yangu sasa hivi. Ndekure mereza byanje ubundi wowe urimo urakora icyaha niko hano muri iki gihuru muri ibi bitaro mu munsi y'ibitaro ibyo ntibikureba we skuro bandi nese ukujanga we nishyura pesa zangu nipe pesa zangu amafaranga cyangwa se imyenda yanje na nkweto nagukopye tari ngibi uracana byambaye fisi yaranyishuye ariko wewe bado nipe faranga yewe sitaki maneno ncitse ibitaro nabi byahatari ndekura rero ibyo bindi tuzaba tubikemura sibyo tuzaba tubikemura ariko hapana ndakuzure sikuro sinongera kukubona
uzambona urabesha abanyarwanda ngo urabakiza ariko rwose ndekuranira ukino kuri mu bitaro barimo kumpiga yewe nanjewe bafata fraude barimo kumpiga nanje naje kwihisha hano barimo kumpiga nyine reka duhunge lakini ndakufashe urabanza unyishure cyangwa usubize ibyanje ariko rwose reka nkubwire nakoze gisida ubu ngubu nturotse n'ibitaro ubu nta mafaranga mfite apana wowe scroll urabesha ndabise se mubeshya urayifise ndabizi lakini utayafise kura mu byose kwanza hera ku kwetu zangu ariko simana zana byose muswayire mpenzi shati yangu pantalo na viatu vyote ariko wambabariye babarira basi jyana inkweto gusa nibura usigira ishati n'ipantaro si wese ndavyanze byose urabimba uya ntabwo nabikora rwose simama hamwe alake ntabyo nguha urashaye uya ndikura konje muswahili jandike kutamva muza wallahi na njewe ndi umusore nariye kabisa nariye ikwanga kabambe na samake pale pwani ndafise ngufu wewe ntujika toa ndebera n'ipantaro nuko nikundi mugiye kuyikura kumwona nyuma yavaye vya bien naho ndani yambaye mayo karizo yashitse ifite maguru yapasutse ambayiga we nyine rwose wabibonye rwose wambabariye rwose kubona ko nambarira ku byashaje ngaho nyine nibura dusubiza imyenda niyambariye ngo ntidufashe abasekirite abo nijye bashaka we ubuse nirisoye twiruke birarangiye imbeho we nibura igabanyutseho iriya mbwa y'umufuruderi irimo inkuramo imyenda niyo yatumye afatwa none yitabukesha kuno bakuzanye wambaye agakabutura k'imbere gusa byanasekeje cyane ibyo waberetse nabwo nafunzwe reka nakubwire warakubitise cyane ukiza amahirwe mu gitondo umupolisi akuzaniye imyenda mva sinkubeshye uriya mupolisi ni umwana mwiza rwose cyane imana imuhe umugisha pe ariko mbega muswahili ngo arampemukira we muswahili jewe gereza narayimenyereye kabisa ninko mu rugo rwose nagize ngo nturutse ibitaro simbutse ngo mu bitugu bya Froderi wahatari muswahili wari urimo bundabunda mu bihuru yahise anyambura imyenda n'inkweto byose yari yarankubye urumva abasekirite nayo nacitse nabo bahise bamfatira aho ngaho baragucakira bagukirira mu bintu by'Imana haba mu muvumo uyu ni umuvumo pe byose we wabitangiye nanjye bamfashe ndimo ngurisha imodoka ya benzi wa mugore yatuye mu rusengero unshuka shango giye kongera umurobyo w'imodoka zahabu ngo n'amafaranga naho polisi zaturubinaga muri gereza ibi byose se babizanye ariko rero affaire twayikoze neza ahubwo umugabo uriya mugore watuye benzi niwe ugiye kutugezayo jewe burya ngo ni umunyamategeko aratugezayo tu ariko niba nawe urimo kuregwa ibyaha bike ngiye ko urimo kuregwa ibyaha magana umva ntubizi we nkurikije uko wabimbuye ibindi byose icyaha ni amahano ndategeka uri biguhanira hariya ngo wowe naso sema venge mwateye inda umugore umwe urahindukira utera inda
umwana waso ubu akaba mushiki wawe na mukaso nawe umutera indinda ubwo so niso ninasobukwe nawe umuhungu we ukaba n'umukwewe haki ya Mungu uwo mukobwa akaba umukobwa waso no mukaza nawe na mukaso nawe ni nyoko bukwe kandi n'abana musa ajaye nagatogo nakwihuriye uravuga ibikabo wakizungu wacecetse sibaho kizungu byihorere rekera je uzabaze bireke uzabaze gendo umunyarwanda nkawe kuko nabukiye mu Rwanda ngurira mu Rwanda umva ariko nabaye mu mahanga imyaka myinshi nubwo ndimo kugutwama wenyebutsa ayo masano yakasa mutwe rwose iryo jambo buri munsi akasa mutwe bararivuga nari ntarabyumva kuko niyo natekerejeho numva ndasaze mpita nica papa ngo wishe so wawe naramwisha rwose wishe so wawe muzese mavenge uramwica nako uretse ubanza baretse narako uretse ubanza bazanye undi muntu arasakuza bagiye gufungura gukora forode yewe naje gukora forode hano Kigali nta kindi ariko aravuga nka Muswahili aravuga nka Muswahili aravuga ibintu biri mu Kiswahili niko uzi ko ari foroderi watumye bamfata kuko we ngiye gutoroka n'ubundi ni hahandi kuko byose ni urupfu ibyaha mfite nta kuntu batankatira burundu umva bagifungura urugi ndahita nirasa gutya nsohoke nibashaka bandase oya sigaho nshuti yanje wowe urakina n'ubuzima wowe urasabwa kwemera ibyaha byose ukasaba imbabazi bakakugabanyiriza ibihano mbabarira umva reka mukingurire nawe usanga abandi gusa fandi bwari ubwa nyuma nje nararahiye ko ngiye gucuruza imifisi vyashira njewe nkareka forode afandi nkaja mu cyaro guhinga patate unajua patate biraji na manyoke za ugali unajua na korora benzi na kuku ubwo n'ubuteka mutwe mujye mumenya amategeko umva ibintu kivuga bikurimo kuki ufite amagambo menshi ubundi nta magambo ngira njewe umva tuza ubu urakekwaho ntabwo icyaha kiraguhama musinifunga afandi kandi menya ko ubu wemerewe kubucecetse mu gihe utarabona kukunganira mu mva ni Muswahili ibyo urimo uravuga wamwumvise Muswahili uzabivugira mu rukiko reka mukingurire sha nawe usanga abandi Muswahili bagiye kumuzana usanga abandi bamwumvise Muswahili bagiye kumuzana niwe ntawe injira ahubwo injira usanga abandi afandi bikora mana na rucanabiri ushuti njewe murashaka kumfungana na baba Yeskuro bibisha zina rya mana na Yesu mbese byo bakubwiye hapana siwezi no turanganya byaha njewe nawe kuki none siwezi kufunganwa nawe none aragucite wowe urashaka gutoroka urajya he urirutse sha uhisemo kwiruka sha polisi mumukurikire mumufate we jamani we usicheze na uzima rudia we garuka wa musore we niba ukunda ubuzima bwawe garukiraho ntuharenge rudia si rwose nawe mushinjacyaha ntabwo nari ntorotse ahubwo narishyire kwitsamurira hanze si ariko nakubujije uranga erega rwose uriya muzungu ntabwo akunda umuntu umwitsamurira iruhande rega ariko nari nakubujije uranga subiramo vuba mugumemo mwese kandi mugumemo mwitonze ibyanyu byose bizakemukira mu rukiko muri uyu mukino ndi Kigali ndabigarika wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo Rucana nkubiri mwakineye na Twagirayezu Evariste, Macedoine mwakineye na Nyirarukundo Beatrice, Bera mwakineye na Karangwa Liliane, Semavenge mwakineye na Katarebe Jerome, Bikorimana mwakineye na Tuyishime Jadofis,
Fisi mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Muswayire mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Angela mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Faustine mwakiniwe na Maria Olive, Muganga mwakiniwe na Mugeni Yeme, naho uwo bakiniye umugenzacyaha ni Turatsinze Bright. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.